abakobwa i Nyarugenge barimo baranutsa imisundi imirenuka nk'amafi. ibyo birarangira n'ukubera hashushe no minsi. Oya, ngewe mfite abajama banjye bagera muri 4. Bambwiye bati mwe muzi gusenga rwose mugire mudusabire bishoboke kuba ari icyorezo cyateye. Urabona buno bukobwa bwa bwagiye mu maklabu n'ibiki byose bwambaye half naked, ubuntu bugaragazamo imbere ku buryo ushobora guterebamo n'amara. Buriya bwana uruziko iyo bwicaye nko ku ntebe akanyokozi kaba kicaye hasi. Ndakumva. Noneho bari abana b'abakobwa ngiye hagurutse agiye nko kunyara, hasigara ku ntebe harimo harahumura nk'amafi. Muranyumva? Ahubwo ikintu narinzi cyane mbaza ikintu naje kumenya. Waje kumenya iki? Naje kumenya ko ya mitezi tujya turwara ngo abakobwa urabona ngo abakobwa b'abakire ntabwo bajya bayigira. Ngo biba mu bakobwa b'abakene nyine muri ubu buboro bwo hasi bw'inyamirambo za neza, kuko twese turabizi ibyo ngibyo. Kumwajya nyine ku musarane yakicazaho umusundi agahita awukurayo. Ngo nuko mama bajya bayitwara nabo si ubusambanye, tusanga umwana arwaye umutezi atarasambana. Ariko none nawe wagenda wakweza iyo mboro yawe direct ako kanya wewe uba ukigerayo gutya ngo pa ukure iboro yabaye ikintuza. Dumba uretse dufite ibibazo byinshi mu Rwanda. Reka mbe nkweho kamera none mbanze nkwereke njya ahantu ndi urebe ukuntu hameze byo. Nkoreho kamera kugira ngo mbanze nambaye ubusa. Ngaho ntacyo. Yambaye ubusa buri watweretse se? Genda gaske. Mbaza ati ndashaka kumenya iki? Abantu bitwa ba Urban Boys bo muri 2025 wabamenye? Urban Boys ndabazi. Urban Boys urabazi? Ndakwingize ndapfukamye vuga amazina yabo. Harimo Safi wa Rubya, akazamo Ambojizo ndetse na Nizo. Wumvisha umwaka nguhaye? Ngubwiwe mwaka? Mwaka 2020. Mugiye 2025 my friend. Ariko reba ahantu nibereye papa wanjye, mbabarira undebere. Kamera wayikuyeho? Kamera iriho bro. Oya wayigize. Kamera iriho. Ntabwo turimo turakureba. Je muramubona? Kamera iriho. Mumugire je ko mutarimo muramubona. Je nawe nimo nabona. Ndabona yashizeho ya boro ye yakasoko. Wa kamera iriho ngera yishyizeho pe. Gasuku yaraye muri hoteli Kevin Kade. Soma muri comment je. Ngo Kevin Kade na Deben na L. Wamenya ba Urban Boys bo muri 2025? Apo bari yabana babonye bari aho ngaho. Ngo baguhaye show. Bayihaye ndese. Wowe. Bari abahungu se. Sinakubonye uri murabyina umeze gutya shaka ugacupa ubyimbye sha ndavuga ati umuhungu wanjye nagasimba. Hari yamba ndi ku macupa maremare ndi kumwe n'umukire. Noze kuvuga ko utabonye umukire. Umukire wowe? Umukire coach no mubonye se? Ni wamenye ko coach yagiye kwiyunga na Element basiga Bruce Melody bamukiri inyuma. Agenda gake. Nta nkuru kimenya. Agenda gake shabyorere. Nta nkuru ukimenya. Ndumva ngo kamera ngo nagireho nkuraho wongera unzane. Ahubwo vaho nongere nkuzane. Njye ntabwo nkura abantu. Jess Kwiza wa mipango icyogere mu nkuba umwami. Iyo ngeze ku kuvuga ati umwami w'abagore iryo jambo rirango. Ndumva wabonye.
Dumbo wahabonye? gaturebe iyo niyo view. Niyo view ubu ngubu nshaka kwiyahura direct nahita ninaga hano. Nshaka kwiyahura nahita nincanga nyiri za bugufi. None se kwiyahura ubitekereje gute? Nuko hari abantu njya mbona ngo bajya kunkunda amahoro bakajya kwitupa. Utekereje gute kwiyahura out of everything? Nihorere Dumbo abantu barasirimu ariko wahabonye bro, izina ry'Imana ndagaswera mama. Basi bikesha umukire wabigukoreye. Erega n'iki ngiki tujya tubangira. Narakubwiye ikintu kimwe, narakubwiye ni nejo narabivuze. Umukire bita Coach Gael nisi ntabaho bro, nyine ntabaho, nurundi rwego, ndagaswera mama, nurundi rwego bro. Coach Gael ni wabigukoreye? Ndikubwira ngo rekana nabaho. Coach Gael uri kumva? Coach Gael ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago nshobora kuba yaba ari ahantu ari muri wazire ngo mbe ntaje. Iyo ni ikintu mugomba guhita umenya. Burugo Coach Gael ari muri Amerika aho bari ubuhari. No, ntago yashobora kujya nko muri show runaka ntahari. Ugomba kuba ndi iruhande rwe ndimo ndamusetsa gake gake. Barimo acting role ya Jen yaba abantu bo muri Jen's Comedy. Agena mbese kuri wowe agena ari muri Amerika bafite Jen's Comedy iri live. Ariko hari na protocol iteye ubwo. Ndakubona. Dero ba de Ben nanjye barambwiye ngo bazanshakira umukire ngo witwa ngo Jimmy Muyombo, ariko ndabona Jimmy Muyombo atinda. Dumbo bro. Ururaho. Wareta tukavuga Jimmy. Dumbo ururaho. Ndaho kucyo dushaka kutuvuga Jimmy. Kucyo dushaka kutuvuga Jimmy. Jimmy ntago akunda social media. Wareze tukivugira umunyamasisi. Uva ubwiza ukuri Jimmy ni umukire wa Kevin Kadenyi. Ari kiswera kimwe shango mfite ubutona ndagaswinye. Waryamye mu cyumba ngiki kumanya gukazana ubutona. Umva noneho Rwanda rubimwe magirimo ndaseka na boro zindi zinshekeje ugahita ukubitamo iyindi ndimo ndaseka noneho si ari uruswera rumbwiye ngo mbereka agashino kanye ko akagatuza wowe akagatuza so yakagira wewe ariko rega zero zizo kuri urumva ubuzima bwiza buraharanirwa sinkubeshye sibyo. Coach Gael ahari hose. Nukuri kw'Imana umuntu akorera ibintu akwiye ni wowe. Urakoze cyane. Ibyo nibyo bintu nababwiye ni iyo ufite umukire yawe bitari bya bintu byo ngo kwenda kure ngo kwenda mbali na wapi na wapi. Umukire iyo bita umukire ngo uyu no umukire wanjye ndi proud yo kumuvuga mu bantu, byo bigomba kugaragaza ko n'ubuzima bwawe bwahindutse. Am I right? Yeah, very true. Nakuntu ushobora kuguma urata Coach Gael ibyo kuvuga ngo ufite umukire ngo uguhereza wenda ngo duhumbi 100 ngo duhumbi 200 reba abakwe Imana nyagasani rwose ibyo ngibyo rwose gira umukire uguhindurira ubuzima bigaragarira buri wese. Mbese kutaravuga ukuntu abahungu babigiyemo bahita babuza Bruce Melody kugenda muri Amerika ko mbona bikina hariya. Bruce Melody sigaye umwanga. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yabuza Bruce Melody kujya muri Amerika urumva ubwo nta wamutereyemo visa wenda ngarajya kubimuhagarikira. Witwa Bruce Melody afite akazi kenshi cyane kuri ubu ngubu, ndetse ntago byari kuba byashoboka neza ko ahita yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo asige ibintu arimo arakora. Ngira ngo urabizi neza ko afite indirimbo yakoranye na Diamond, afite indirimbo yakoze wenyine,
afite n'izindi ndirimbo yakoranye n'abandi bahanzi benshi cyane, so byose ni imirimo iri aho ngaho imutegereje. none se ko mbona umuhungu murimo murakinya inkoro, ntabwo murimo muramuzimya neza kwe? Bande bacinya inkoro? wowe wabivuze ko Jimmy Muyombo yishyuye amafaranga menshi kugira ngo bakuremo Bruce Melody. Arabwira ati ndashakamo Kevin Kade na The Ben na Element, Bruce nagende ibishanga. Oya, icyo nzi cyo Bruce Melody na Jimmy Muyombo uvuga w'umukire n'abashuti, ni inshuti. Nzi ko n'uwo mukino atashobora no kuba yanawugerageza kuwukina. Kandi ikindi, Jimmy ni umukire, uri kumva? Bidefande numve. Umva nyine nkubwire, Jimmy ni umukire. Noneho abanyarwanda murebe Jess Quiz arimo aravuga, arimo arabidefanda. Jimmy ni umukire udashobora kuba yavuga ngo tuzimye runaka kugira ngo runaka azamuka. Ikindi kandi, impano ya Kevin Kade n'impano ya Bruce Melody biratandukanye cyane, ko buri wese afite style ye n'undi afite style ye. Nubwo wenda bose baririmba R&B, ariko ntago bishobora kuba byakunda ibyo biboro, ngira ngo nawe urabizi, kuko Jimmy Muyombo ni cousin wa Kevin Kade. Kevin Kade yaje no kugenda ku Iwacu Muzika bamurisha amafaranga kubera Jimmy Muyombo yamubwiye ati ibyo bihite bivemo, ngwino mu biri ngibi nagusabiye bayo. nawe ari wowe reka nkubwize ukuri Dumba, sibyo? Uramutse wumvise call ikubwira ko ugiye kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari bwo bwa mbere, kuko umuntu bita Kevin Kade uretse wenda kuba yava i Kigali akerekeza mu Burundi, akava i Burundi akerekeza Burundi ntabwo arajyayo, umva nyine ubwire, akavana nk'i Kigali akerekeza i Goma. N'ubwa mbere Kevin Kade yari yuriye indege ajya Kampala. Byagenze gute? yagiye bagenda n'imodoka Jaguar. Oya, ndibutse ukuntu byagenze. Ni Jaguar. Nibyo nyine. Oya, baragiye kugeza ubwo Kevin Kade yagiye ku kibuga cy'indege arababwira ati ngo ese ngo mwamaye agatike kanjye. Agatike yarazi ko nyine bya bindi bya boarding pass, azi ko ngo bahita agatike. Yakisa agatike. Yakisa agatike. Ntabwo se kuvuga boarding pass. Ariko namubonye nijoro Kevin Kade azaba umusirimu, naramuka atinze hano hantu azaba umusirimu. Urumva none se n'umuhungu wo ku Kibuye uwadede umva n'umuhungu wo ku Kibuye nawe baramwiye ngo yazamukanye ibikapu 12. inde umuhungu wo ku Kibuye Element oya yazamukanye ngo ibikapu 12. noneho hari abantu b'abadive ngo agera kuri airport bamwemerera igice cy'igikapu kimwe. Ariko nawe urabizi neza ko nyine muri Amerika hari abantu bajya batumiza ibintu just batazi n'ibyo batumije ibyo ari byo. Kandi n'uwo batumye atazi ibyo ari byo. Abatuma ngo imikenyero, ngo abatuma ngo amakara, ngo y'abadivi, ngo y'abagorozi, ariko Element urabesha, ngo abatuma ngo amarira umva kubwiza ukuri yazamukanye ibikapu 12. Baramubwira Element yagiye mu Bwongereza, babizi ko utacya kuri airport n'ibikapu byinshi. Yarazi ngo muri Amerika rero ngushobora kujyana n'imideyi. Noneho ikintu bose bahuriyeho Element na Kevin Kade, reka batamuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugura ngo n'imifuka nyine y'imideyi ngo bazapakiramo amafaranga, bazi ko ngo muri Amerika atoragurwa. Babagendejeje mayiro zigera muri 40 bakajya baza ngo se ko turabona abantu barimo baratoragura amafaranga kandi baratuye ngo ko hari byera amafaranga. Baramubwira ngo apa kura kwitwa kumanyo, nukuvuga ngo Amerika urakora n'akantu kagakora kugira ngo nibura ubone amadolari 13 n'amasente 22 isaha. Abahungu bahise batangira gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka dutahe. Ubu barashaka kugenda bro. Nukuvuga ngo urabaza buri muntu wese agahita akubwira ati hano ni kutumika ifaranga umuntu yakoze. Inyarugenge uri kumva, Inyarugenge umuntu akina n'utudiri, hari utuntu tw'utudiri umuntu ashobora gukora, uri kumva, ukabona amafaranga.
noneho Element yabajije abantu ba mbere arababaza ati se ahangaha muri Amerika nshobora kuba wenda nabona ubukundanya nkora ibintu bijyanye n'imiziki. Baramubwira bati hano nta muntu uririmba, burya haririmba uwahazi. Ni tuzaza gukoresha iyo miziki. Element baravuga ati igihe rwose singiye gukubeshya ntabwo nabasha karito ndagaswera mama na Rudiya Kigali. ariko nabonye Element yiyunga na Coach Gael. Urumva Coach Gael ni umuntu uri flexible, ni umuntu mwiza wabayeho ngewe nshobora kuba navuga. Urumva ntabwo yabura kuba yazana bari abana kuza kuba nyine kubitaho, kubagurira ubuyoga n'ibyo byose. Urumva ibiryo n'ibiki byose, ariko ni ukuvuga ngo ibintu biba bikirimo ni step by step. Gusa nijoro yanyiyamye Inde Coach Gael, nijoro yanyiyamye. ngwiki Nijoro yanyiyamye amagasoko ikomeye cyane. Amwe ati Jeskizo tuka abandi ntabwo nzongera kuvugana nabo. Kuza ngiye njya kuza live nyikumbuye kabisa, kubera mba ni mu biti ndimo ndatema ntekeza avuga ati bujye yagatumbagiye, ati bujye ntema mvuga ati bujye arakageze kuri, ati ujye urimo arabaga, ati jye ubabaze nde. Noneho naza live on kujya kubona abandi bakaritaza batangiye kumpamagara bra. Omba sinkubeshye, nijoro nagize ibihe byiza kabisa. Ariko je Squeezer uranyumva? Bari bongeye bahamagaye. Ibintu bimwe ntabwo twabivuzeho, ariko uno munsi ndashaka ushime umukobwa cyangwa nawe wemeze nkanjye ko umukobwa witwa Keza Teriski ariyo sire ya mbere yabayeho mu Rwanda izubwenge. Ntago nge nabyemeza neza ko Keza Teriski afite ubwenge, niba ashobora kuba yarikodinga nka kuriya akabishyira hanze. Ni umuntu wanjye, ariko ntago nabikunze biriya. Ntago ngewe njya mbona ikiko kinini ngo nkite igitiyo. Uri kumva? Biriya ntago ari ukurangiza urugo rwa mugenzi we gusa, ndetse harimo n'ubugome ndengakamere. Ibaze noneho n'urugero, buriya ngiye njya nkunda gutanga urugero rufatika. Wenda ari nka nyoko cyangwa so inze maze bakajya kumudarapa hariya, kuko Kimenyi we ni se wundi muntu, siko bimeze. Ufashe nka kuriya nubwo waba warakarangije na Muyango Kajana, urumva abizana ukajya kubidarapa hariya, ngewe uhita untera ubwoba, nkavuga ni nanjye ejo n'ejo bundi nanjye ushobora kundarapa. Nigirira mu ubwoba burangira uko ngenda. Oya Keza buriya hari ibintu butasumye cyane kubera ntabwo ukunze kureba kure. Buriya aba bantu bafitanye probleme zo kuva kera. Wowe wibuke ko ubu ndimo ni ibintu byanjye nyine nitekerereza, ntabwo ari ukuri. Niba Keza yarabanaga na Kimenyi kera, urumva Kimenyi asohokana n'uwundi muntu ariko babana mu nzu, uvuga ko buri gihe umukobwa aje gutwara uwo mugabo mwabanaga, uriya asigara ameze nk'umubesti, ntabwo bashobora kugongana. Asore ntibashobora kumvikana, buri gihe baragongana. Ibyo nubyumva se? Ndabyumva. Rero niba baza kugongana, haba harimo amakimbirane biziranyeho, amatiku ya kera, nkuko Muyango avuga ndamukotinga ati ibi bintu ntabwo mubizi neza, ibi bintu ni ibyakira biva kure, murimo murinjira mu bintu urakumva ako kantu? Ndakumva. Ako kantu kamenyesha ko ibi bintu biba none se Keza namuhamagara kandi coding. Exactly, kubera iki ari coding Muyango? Nibyo nyine nkubwira. Thank you so much. Rero aho ngaho uvuze ngo no, nukuvuga ko bafitanye ibibazo, niyo mpamvu biri coding kubera na Muyango yara muri codings. Nose Muyango nigeze kuri coding ubundi, urumva bagenda bari codinga na recordingana. Nibyo nyine nkubwira ko Muyango atigeze abiplaying. Yarabiplayinze, yari codinze umugabo Keza ari yamusetiza ara muri coding, wari coding icyo umugabo w'abandi. Oya, ibyo ngibyo Muyango yarimo ari proteger, urumva hari igihe umuntu agweza nka pa coding. None se reka nkubwire, none se uyobewe ko i Kigali abakobwa batangana amapasi? Nibyo nkubwira. Ariko Muyango ntabwo ari indaya, so gutojya kumuzi pasi atari indaya.
areka kuntega umutego ariko rero igice ushaka kuvuga abakobwa batangana amapasi buri gihe ndabyumva nyine ariko gute wajya guhereza umuyango pase atari indaya kandi ubizi neza ko afite umugabo wari n'inshuti yawe. Niyo mpamvu umuyango yagombaga kugira gute, yagombaga kuba maso. ye tubyihorere Baretse gato ko Keza avuga ko ngo umuyango yari codinze The Trainer, siko bimeze. Kuki tutigeze twumva amajwi ya The Trainer bavuga ko umuyango yari codinze? oya muyango ntabwo okay muyango kintu yakoze urumva niwe Keza naramuhamagara ngo umuyango ngo nawe yari codinze The Trainer, ngo niyo mpamvu nawe yari codinze ngo kimenye ibi biriho The Trainer ntago turayumva. Yari codinze amajwi y'umuntu bamutanzemo ngo amusambanye. reka nkwereke Yacu umugabo inyuma agira gute aramuri coding, siko bimeze. reka nkwereke ukuntu biba bimeze. Muyango ni brand nini kurusha Keza Tiriski. Urakoze cyane. Rero ni ukuvuga ko Muyango kuba yaza gushwana na Keza Tiriski cyangwa na muri codinga ntabwo byamugirira akamaro cyane. Urumva ibyo ndimo nakubwira? Mbona kumva. Niyo mpamvu rero we kuza ngo azane banuza baba bazi no kukipinga brand zabo. Urumva ikingi ubu ngubu muri conflict ya Keza Tiriski na Muyango yamumanura ariko Keza iramuzamura. Nabyumvise shatse warekera aho ngaho. Ibyo uvuze nabyumvise no birumvikana. Nukuvuga ngo uwitwa Keza Tiriski yakwemeraga kuri igishoboka cyose kugira ngo akomeze kuguma kuri trend. Kugira ngo nabyo n'ubwenge reka ko hari ahantu bambwiye ngo yamaze kuinvestinga amafaranga rwose. Kubera nukuvuga ko yakoresheje peace akavuga ati Muyango ahangaha mufite ikirori cyangwa mugiye gukora n'ikirori, uretse ko nabyo yabisobanuye neza kurusha uko nshobora kubisobanura. Akavuga ati reka nze gukora ikirori nawe aho muri ikirori murimo nanjye reka nze. Muyango aranga. Ni nka kwa kundi umuntu ashobora kugusaba nka kwa kundi Chris Easy kagahungu bakita gute ngo kikwa Tsunami yagasabye korabo bahita bamukuramo. Icyo yakoze yaje kwa babloga baduka ati Chris Easy mumumfashe mubwira abantu ibyo yakoze indirimbo ibahiti. Ariko Chris Easy yaramwimye iki collab, yaramwimye korabo. So rero nibyo byabaye kuri Muyango. Aravuga ati rero njyewe nshatse gutera imbere mu mahoro uranze, noneho icyo ngiye gukora ngiye gukoresha ubundi buryo. Ahita ubwo n'ubwenge bwa mbere mbe nabanje kumusoma mwavuga ati gikoga ni ikinyabwenge. Sasa rero hari yabibaze nabi niba mu ngo ashobora kuba yarakoresheje hari yabibaze neza ku buryo ngewe mba ndeba ndavuga ati aravugwa ariko aravugwa abantu bamutinya. Uzima bamutinya iyo umaze kumenya ngo runaka ari recording buri umugendera kuri. Uzi kangaho abantu bagutinyaga bakakumenyera. Ngewe ako n'ubu nta muntu umenyera. Reka ahubwo risane n'uguti najya kasiga yakubaga inde cyaki do nize umva nkubwiza umwana. I am sorry wagiye umbabarira. Burumva twageze hagati mu gihembwe impamo ya Mungu hari amazina tutagishaka kumva. Ariko mukanya ngiye kujya kurya bro ahantu kurire uko mfite ikintu bita inzara ibita mwende mu kaoni. Mfite inzara iteye ubwoba. Nase iyo ndakweri ufite inzara. Ndashonje biteye ubwoba bro. Niyo nda ndashonje kabisa. Ese gereka nkubaze McDo uriye McDo hamburgers urya zingahe kugira ngo uhabwe? Hamburger nshobora kurya uduhamburger nibura nka 12. Oya uravuga ari ku cheeseburgers. Oya Big Mac bizino Big Mac urya Big Mac 12 ukazimara. Oya je nkanywa n'amazi. Ukanywa n'amazi. Sisi tunapiga chakula bro. Sisi tunapiga chakula. Urigumva? Ngaho noneho reka turebe nk'inkoko wajya wayirya of course yose wayirya wajya zingahe?
Inkuba